Ahagana isaa 11 z'igicamunsi mu karere ka Bugesera haguye imvura y'amahindu ndetse yangiza ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Iyi mvura bivugwa ko yaguye iva mu murenge wa Gashora igera mu murenge wa Rilima ikomeza no mu murenge wa Mayange. Uko yagendaga igwa niko yarushagaho kwiyongera, ari nako igenda isakambura amazu y'abaturage. Abaturage baratabaza leta bayisaba kugira nibura inkunga ibatera ngo kuko naho ubundi basigaye iheruheru ndetse nta naho kuryama bafite. Ibikorwa remezo byagiye byangizwa harimo nk'amapoto y'amashanyarazi, amashuri yagiye asakamburwa ndetse n'imihanda yagiye yangirika ku buryo bukomeye. Iyi mvura bivugwa ko yari yiganjemo umuyaga mwinshi ubwo yatangiraga kugwa mu ma saa 11. Ingano y'ibyangijwe ntirajya ahagaragara, gusa ibigaragarira amaso yangije ibintu byinshi kuko nk'amashuri yayasakambuye ndetse n'amapoto y'imihanda, ubwo ndavuga amapoto y'amashanyarazi nayo iyasiga hasi. Ku baturage ho ni agahinda gakabije ngo kuko iyi mvura yaguye binatunguranye ngo kandi babonaga yuko ari imvura idashobora guteza ikibazo. Mu gihe gitonya ngo nibwo yiganjemo umuyaga mwinshi maze itangira gusakambura amazu, ari nako igenda yangiza ibikorwa bigiye bitandukanye. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi kugira ikintu nibura bwakorera abo baturage mu maguru mashya ngo kuko iyo imvura yaguye nimugoroba mu masaha